Ndagushimiye ku rukundo mwanyeretse, ndabashimiye cyane ku rukundo mukomeje kunyereka, mukora subscribe kuri YouTube channel yanjye. Ni urukundo rwinshi cyane, kandi ntekereza ko n'indi ntambwe tutarageraho tuzayitera. Hanyuma uyu munsi content y'uno munsi naguteguriye iki? Polisi naguteguriye amabanga 5 wakoresha kugira ngo ube umutsinzi w'ibi byose. Ese ujye wifuza gutsinda? Wifuza ko nubwo utakiri ku isi abantu bazasigara bagutekereza akavuga ati runaka mu gihe yari ariho yakoze ibintu bigaragara, hari ibintu yakoze bifatika ku buryo natwe twabiheraho. Uyu munsi niyo content y'uno munsi naguteguriye amabanga 5 wakoresha kugira ngo ube umutsinzi w'igihe runaka. Banza urebe neza mbere yuko dukomeza ko wakoze subscribe, like, share na comment, hanyuma kugira ngo tujye tubana no mu yandi ma content muzi topic tuzaganira buri munsi. Hanyuma let's go. Amabanga 5 ushobora gukoresha kugira ngo ube umutsinzi w'ibihe byose. Uriyazi? Ndabizi ntabwo yasi reka nyakubwira. Aya ni yo mabanga 5 yonyine ushobora gukoresha akagufasha gufungura imiryango y'ubuzima, ukaba umutsinzi wo ku rwego rwo hejuru. Ibanga rya mbere ushobora gukoresha kugira ngo ube umutsinzi w'ibihe byose, ibihe byose abantu bazabe bagutekereza, bajye bari babone hari ibyo wakoze bizwi, bifatika, bigaragara, atari ukuvuga ibintu gusa bidafite ibihano. Ibanga rya mbere, discipline twamaze kumenya ko is a key of success. When you don't have discipline in everything you try to do, it will never end in peace. Ni ukuvuga ngo iyo udafite discipline mu bintu byose utegereje gukora, ntabwo biba bizarangira neza. Udafite discipline ntabwo uzi ko ukuntu washaka akazi, udafite discipline ntabwo uzi ko watreatinga, wafatamo abakozi bawe, abakoresha bawe. Discipline is a key of success. Niba ushaka ko uzaba umutsinzi w'ibihe byose, make sure that you have enough discipline. Kugira discipline nta kintu bisaba, ni ukuvuga wowe ukavuga ati ngiye kuba disciplined person, ngiye kugira discipline, abantu bose bamenye ko nifite discipline. Please, ibintu bitarimo discipline rwose ntabwo byaza kugeza. Respect people, kubaha abantu, kwirinda kwigira umuntu wo hejuru. Niba ari uwuriwe hari level, yeah, it's good, but please try to respect people, bro, sister, because we don't know tomorrow. We are doing today, we are what we are today, but we don't know tomorrow. Maybe life will change. Yeah, life ubuzima ntabwo buguma umeze uko umeze uyu munsi. Make sure that your discipline are enough. Niba discipline yawe ari nziza, nta kabuza uzagira kuri success, uzaba umutsinzi w'ibihe byose, n'abantu bazaza nyuma yawe bazavuga ati wow, ibintu byama bikoze neza, yaragerageje. Step ya kabiri ugomba gukurikiza kugira ngo uzaba umutsinzi. Speak less. Yeah, try to speak less in everything, please. Gerageza kuvuga make, tuvuga aho ukenewe. Hari igihe tugeraho tukavuga ahantu tudakenewe, ugasanga abantu bayitekereza batabikeneye, uvuze abantu batanakeneye kumva ijwi ryawe. Buriya ijambo rifite imbaraga cyane ku buryo wowe udashobora kubyumva. Ijambo rikuvuyemo ntabwo ufite uburenganzira, ntabwo ufite pazo kurigarura. Uribwira abantu ukabuza ko rirangirira gusa, ariko ijambo ntabwo rigora, rimara igihe. Please, if you want to be a successful woman, a successful boy, a successful man, a successful brother, make sure that you speak less. Bura kuvuga make nta kintu biteranya. None se ni mubizi uko umuntu uvuga amagambo menshi ni kurushaho gucumura, ni kurushaho kwiteranya n'abantu, ni kurushaho kuvuga n'ibintu biterekeranye. Namwe murabizi ko umuntu avuga amagambo menshi birangira yiciyemo. So manage your discipline, speak less. Kuvuga make niyo gahunda, nezere ko tubyemeranyije mbere uyu munsi no kuvuga make. Ibanga rya gatatu sasa ushobora gukoresha kugira ngo ube a successful, a winner of all the time management. Bro, my sister, do you remember to manage your time in your day life? Ese ujye wibuka kumanaginga igihe cyawe, cyangwa igihe cyawe ugikoresha utagombye kugikoresha. Ugomba kuba wateguye ibintu byawe, kabla ngo ngomba kubikora igihe kingana uko, ndabishyiramo igihe kingana uko, friendship ndashyiramo igihe kingana uko, relationship ndashyiramo igihe kingana uko. Niba ushaka ko ibintu byawe bigera kure, time management, ntugakore ibintu utavuze ngo biramara iki gihe. Please set the time it will take you to do that you plan to do. Yeah, it's true. Ni ukuvuga ngo iyo utazi kumanaginga igihe cyawe ugiye abantu batagikwiriye,
utazi kumanaginga igihe cyawe ugikoresha ahantu utagombye kugikoresha, aho wagombye kugikoresha ukahirorera. Uyu munsi guhera umunsi ubonye ino content, ubonye ino video, make sure that you are well managing your time. Ibi nabyo bizagufasha kugira ngo ube umutsinzi, ikintu cyose ukakigenera igihe, ukavuga ngo ngiye gukora ibi bintu uyu munsi from now up to that time. Ureke gukora ibintu utashyizemo igihe, uvuge ko ngiye gusetinga intego izamfatiye kingana gute kugira ngo mbe nagikora. Tuvuge wenda ukavuga ngo ngiye kugura ingurube, nzorora ingurube 5 mu myaka 3 zaba zimaze kuba ingurube 15. Ibyo ngibyo ukabyandika, nubyandika bizagufasha kureba ese mu myaka 3 n'ingurube zaba zimaze kuba 15 naraziguza 3. Mu myaka 10 nzaba mfite ingurube zingana gute, umushinga wanjye uzaba ugeze he. Please, niba ushaka ko ibintu bigenda neza n'igihe cyawe kimanaginga neza, don't waste your time. No, ibintu turabyanze ibintu byo guta igihe tugagiye abantu batagikwiriye, tugashyira igihe mu bintu bitari ngombwa, ukamara amasaha 10 uri kuri chat, ukamara amasaha 8 uri kuri TikTok, Facebook, WhatsApp. What do you mean? What are you doing there, my brother? No, ibintu nabyo bigomba kurangira. Hanyuma ibanga rya 4 ugomba gukoresha kugira ngo ube umutsinzi w'ibihe byose, respect God. We know that God is our creator and we are creatures. I think you are agree. So niba ushaka ko ibintu byawe bigenda neza ukazaba umutsinzi w'ibihe byose, make sure that you have a good connection with God. Do you remember to give thanks to God? Ujye ukagushima Imana, ujye ukakuyisaba, cyangwa nawe wizera abantu bikarangira kudisappointinze. Wizera abantu ukaba planning ukavuga ati bizagenda uko pasa zamfasha iki, Edizo zamfasha iki, Gaira zamfasha iki, Minyona zamfasha iki, Enisa zamfata iki, bikarangira bose bagutengushye. Please, impamvu yawe ibintu byose uteganya gukora. Foundation, a good foundation is God. Man cannot be a good foundation. Education cannot be a good foundation. Family background cannot be a good foundation. But honor God will be a good foundation for you. Please. Please. If you want to be a winner of all the time, make sure that you are good communicating with our Lord. There is there. Imana niyo idushoboza byose. Erega handitswe ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Don't you know? Nta kintu wageraho utuha Imana, nta kintu wageraho utizera Imana. Ibintu byose abanyembaraga bariho bakora ibintu, ariko please, Imana ibintu utashobora, I hope so ko byo yabishobora. Mu mabanga 5 rero ugomba gukoresha, step 5 ugomba gukoresha kugira ngo ugire connection nziza, ube umutsinzi w'ibihe byose, n'abantu bazaza bavuga ati wow, uyu mujama akoze fresh, baby yakoze ibintu byiza mu gihe cyiwe. Ibanga rya 4 ni ukumakinga sure neza ko uri gucommunicatingana neza n'Imana. Nubisa bizaguha. Erega yaranditswe ngo nimusabe muzahabwa, nimukomanga muzakingurira. None se niba Imana utayizi, uri umuntu wumva ko wihagije muri power zawe zose, do you feel so that you are high? Ntacyo ushobora gukenera. Number 5, the last one, ibanga rya nyuma ushobora gukoresha kugira ngo uzabe umutsinzi w'ibihe byose. Nirigiri. Don't give up. Yes, I'm telling you, don't give up. It's true. Don't give up. If you want to reach somewhere you plan to be, please keep pushing, keep fighting, keep hustling, keep waiting, keep playing, and keep trusting in God and in yourself. One day it will work out for you. Please, if you want to be a successful woman, successful man, a successful brother, please don't give up in your life. Ntuzigere ucika intege bro, birashoboka man. Wakora uyu munsi ugashya, wakora peri mugashya, bikarangira bakagutwika, ejo wajyaho bakagutwika, ishuri 2 3 4 5 6 7,
no gutwika ushya utsindirwa finali wabiteguye kuri butsinde. Ariko please, niba ushaka kuba umutsinzi w'igihe kirekire, vuga ngo guhera kuri uyu munsi ntabwo nzigera nongera gucika intege. That's true man. Iyo ucitse intege ntabwo ibintu uzabigeraho. Umutsinzi ni umuntu wese utajya ucika intege mu buzima bwe. I'm telling you, a winner is a dreamer who never give up in his life. Please, ikintu cyose ugiye gukora, intego yawe yose wiyemeje, ntuzigere ucika intege. Byagufata igihe kirekire, abantu bagusiga, abantu bakwanga, abantu bakora ibyabo, but don't give up. Birashoboka man, wabigeraho uyu munsi uri ko uhasoringa nta kintu ubona, nta kintu ugeraho, ariko tomorrow byakunda bro. Ibyo byakunda, why not? Bari babigezeho nabo bakoresheje igihe, ntabwo bigeze bacika intege bro, ntabwo bavutse babifite, barifashe bategura intego, barakora, barihangana, barabatuka, barabasuzugura, barabanga, babatari bonyine, birangira babigezeho. You know what? Uyu munsi nibo bantu dufite bo kwifuzwa. Nawe ujya gutekereza ko ibintu wabigeraho kugusa se, wabyuka ukavuga ngo mbonye $20 million, ntabwo byaba. Uramutse ucitse intege nta kintu wageraho. Please don't give up. Niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kuba umutsinzi, tegura no kudacika intege. Bizagufasha man, uvuge ngo bizamfata igihe kinini, bizangora, abantu bazanyanga, bazansiga, ariko finally I will do it. Hari umunsi tuzabikora, hari umunsi nzabikora, hari umunsi iriya kategori nzayitahana, hari umunsi ariya amashuri nzayarangiza. Make sure that you plan it. Hari umunsi ariya amashuri nzayarangiza, hari umunsi iriya nzu nzayubaka. Why not? Nta muntu uvuka ngasa n'inzu. Please, ibintu barabitegura, bakihangana, bagakora, bakagerageza, bakamara ikintu kigiye neza, bakagira discipline, bakavuga amagambo make, hanyuma kudacika intege, nabyo bizagufasha. Thank you for following. Bakoze kunkurikira cyane, nizere ko bigiye kugenda neza. I love you. Subscribe, like, share na comment. Tubane no mu yandi makoteti akurikiraho. Ndabimera byatangiye. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore like, subscribe, share na comment. Tubane no mu yandi makontenti. Much love.